Muraho neza nshuti zacu, uyu munsi turi kumwe kugira ngo dusubize amaso inyuma turebe aho internet yaturutse, uko yagiye ikura kugeza ku buryo tuyikoresha uyu munsi. Ariko intego yacu si ugusubira mu mateka gusa. Intego nyamukuru ni ukumenya imbaraga za internet n'ingaruka zayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Internet ni nk'icyuma gikomeye cyane. Iyo uyikoresheje neza igufungurira amarembo y'ubumenyi, ikaguhuza n'abandi, ikagufasha kugera ku ntego zawe. Ariko iyo uyikoresheje nabi ishobora kukubera umwanzi, ikagutwara umwanya, amafaranga, ndetse ikangiza umuco wawe n'indangagaciro zawe. Tubanze twiyumvishe ibi: internet ni igikoresho cyacu, ntabwo aricyo kigomba kudutegeka. None nimuze dutangire urugendo. Tubanze dusubire mu myaka y'igihumbi kimwe magana urwenda na za 50 kugeza mu gihumbi kimwe magana urwenda na 90. Icyo gihe Amerika n'Uburusiya bari mu ntambara ahanini yari yiganjemo ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji. Bari bararasanye mu ntwaro zisanzwe, ahubwo barushanwaga mu ikoranabuhanga no mu kirere. Uburusiya buri mu gihugu cyari gifite ubwoba ko undi ashobora gusenya uburyo bw'itumanaho igihe icyo ari cyo cyose. Byari ngombwa gushaka uburyo busha bwo gutumanaho butahagararaga, niyo inzira zose bakoreshaga zitangiritse. Aha niho igitekerezo cya internet cyavukiye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda 69, Amerika ibinyujije muri DARPA yashizeho umuyoboro witwa ARPANET wahuzaga kaminuza n'amashuri makuru ane gusa. Tekereza ibyo bihe, kaminuza nke mu bihugu zahuzaga mudasobwa nini zikoresheje insinga. ARPANET yakoresheje uburyo bwo gucamo amakuru uduce duto kugeza ahurutse aho bashakaga kugeza iyi internet. Icyo gihe byari ibintu bisha cyane, ariko ubu nibyo bidufasha kohereza ubutumwa cyangwa email buri munsi. Umunsi nyawo internet yavukiye ku munsi umwe w'ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana 1983. Uwo munsi ARPANET yatangiye gukoresha uburyo busha bw'itumanaho bwiswe TCP/IP. Mbere buri murongo wa computer cyangwa se ordinateur wakoraga ku mabwirizwa yawo, ntushobore kuvugana n'undi. TCP/IP yabaye nk'ururimi rumwe isi yose yumva. Ni nk'uko abantu bose bavugaga indimi zitandukanye hanyuma bagahabwa ururimi rumwe rukabahuza. Uwo ni wo munsi internet yavukiyeho ku mugaragaro. Ntitwakwibagirwa abantu babiri b'ingenzi ari bo Vincent na Robert Kahn. Nibo batekereje uburyo busha gutuma imiyoboro yose ivugana. Batekereje uburyo amakuru yova muri mudasobwa ari muri Amerika akagera mu yindi iri mu Budage cyangwa mu Buyapani nta nkomyi. Uyu munsi ibyo bakoze nibyo bituma dushobora gukoresha imbuga, email n'amasoko yose ari kuri internet. Mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda 83, internet ntiyari iya bose, yari iy'ingabo, abashakashatsi n'amakaminuza. Ingabo zayikoresheje mu buryo bwo gutumanaho budahagarara niyo habaye intambara. Abashakashatsi basangiraga ubushishozi bwa mudasobwa nini kandi zihenze. Kaminuza zifatanya ku mishinga minini. Rubanda rusanzwe ntirwayigeragaho. Ukoresha internet icyo gihe yari umuntu wihariye cyane. Nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda 83, ibintu byarahindutse. Internet iva mu maboko y'ingabo n'abashakashatsi ija mu buzima bwa buri wese. Hatangiye imbuga nkoranyambaga, hatangira email ituma ubutumwa bugera ku bantu benshi vuba. Ubucuruzi bwo kuri internet burakura. Abantu batangira kureba filime no kumva indirimbo kuri internet. No mu burezi ibintu byarahindutse. Abanyeshuri bashobora kwiga batavuye mu rugo. Isi yose itangira kuba umudugudu umwe. Internet yazanye ibyiza byinshi, yahuje isi mu buryo bwihuse. Ubu ushobora kuvugana n'inshuti iri ku wundi mugabane mu masegonda. Yaye buri wese amahirwe yo kugera ku bumenyi butagira imipaka. Ubu umuntu ashobora kwiga ubuvuzi, imyuga cyangwa ubucuruzi atavuye mu rugo. Internet yateje imbere ubucuruzi n'ikoranabuhanga mu buryo isi yose yabaye isoko rimwe. Ariko se byose ni byiza gusa? Oya, ifite n'ibibi byayo.
harimo ubujura, aho abantu bamburwa amafaranga cyangwa amakuru yabo y'ibanga. Hari amakuru y'ibinyoma akwirakwizwa agateza urujijo mu bantu. Hari n'uburyo rimwe na rimwe interinete ishobora gusenya umuco, cyane cyane ku rubyiruko rwinjira mu mbuga zitandukanye rukibagirwa indangagaciro z'iwabo. Interinete ni nk'intwaro ifite impande zibiri, ishobora gufasha cyangwa igasenya bitewe n'uko uyikoresheje. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Muje mwitondera ibyo mushira kuri interinete. Amakuru yanyu y'ibanga arakomeye. Koresha ijambo ry'ibanga rikomeye kandi ritandukanye n'andi. Ntukagire ibyo usangiza ku mbuga zidafite umutekano. Ntuzemere amakuru yose usomye, banza urebe inkomoko yayo. Interinete ni igikoresho gikomeye, ariko tugomba kuyikoresha neza kugira ngo idufashe aho kudusubiza inyuma. Ngayo rero amateka ya interinete, kuva ku gitekerezo cyavutse mu bihe by'intambara kugeza ku buryo tuyikoresha uyu munsi. Twabonye ko ifite impande zibiri. Ishobora kuduhuza, kutwigisha no kudufasha kugera ku iterambere, ariko nanone ishobora kudutwara mu binyoma, mu bujura no mu bikorwa bidufitiye akamaro gake. Interinete irashobora kuduhuza abari kure n'abari hafi, ariko kandi irashobora kuduhuza ikadutesha umwanya, igatuma dukora ibyo tutakagombye gukora. Bityo rero buri wese azirikane uburyo akoresha iyi interinete kugira ngo ayibyaze umusaruro. Ubundi bubi bwa interinete nuko ibyo wamaze gushira hanze bigorana kugira ngo ushobore kubikosora. Bityo biradusaba kugira ngo twirinde, turi tumenya ibyo dusangiza abandi, cyangwa se turi tumenya ibyo duha abandi. Ibyo twakagombye guha abandi byakagombye kububaka, mu gihe abenshi usanga babikoramo amakosa, ugasanga ibyo batanga baha abandi birimo gusebanya ndetse no gusenya. Ibi tibiri mu byo interinete yakorewe, sibyo ko abantu bagenda babyishiraho uko bukeye nuko bwije. Ibyo byose biterwa nuko buri wese yayikoresheje. Ese wewe interinete izakubera inzira yo kwiga no gutera imbere, cyangwa izakubera urusaku rwo kwirangariramo no gutakazamo ubuzima bwawe? Twese dukwiye gufata interinete nk'igikoresho kidufasha kugera ku ntego nziza, tugikoresha twubahiriza umuco n'indangagaciro zacu, bityo tuzayibyaza umusaruro aho kuyireka ikadutwara. None se wowe uteganya gukoresha interinete yawe ute kugira ngo izagufashe aho kukwangiriza? Murakoze, mwari kumwe na David Manoa. imurenge.com